Eyo mumeze mute ni Slim Jesus Entertainment nk'uko bisanzwe, kandi nangira mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana, mbifuriza no kugira amahirwe mu byo mukora byose mu mirimo yanyu ya buri munsi, bifuriza guhirwa. Muri aka kanya ngiye kuvuga ku muraperikazi wa mbere, umuraperikazi w'ikirangirire, dore ko akwiriye n'ikamba bitewe n'uko mu by'ukuri niwe muraperikazi, ari mu baraperikazi tuzi bameze nk'aho baje hip hop iri gutangira, tuvuge nka movement ya hip hop iri gutangira, kugeza na n'ubu akaba akigaragara akiri mu njyana kandi akaba ashikamye, dore ko bamwe mu bo bagiye batangirana ubwo bazaga abakobwa bagenzi be, abenshi bagiye basa nk'ababivamo, abandi barabihagarika, abandi baraparika, mbese abandi bagenda bagira ibintu byo ku ruhande bibahuza. Ariko Young Grace kuva icyo gihe n'ubu ngubu aracyari umukobwa ubarizwa muri hip hop, tukaba tumufata nk'aho ari umuhanzikazi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Young Grace rero wasohoye indirimbo zagiye zikundwa nka iyo bita Tahe, iyo bita Angelo, ndetse n'iyaheruka gusohora bita Token, indirimbo yavuzweho amagambo menshi, abandi bavuga ngo ni igishega, abandi bavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko mu by'ukuri koko nanjye nabiciye kure, sinjya guhamya cyangwa iki, sinjya kuhako ni mu by'ukuri ari indirimbo kari akayimbo k'agashegu, nyine ni akayimbo k'isanamitima ariko basigaye bazita ni akayimbo k'isanamitima Young Grace yari yabakoreye. Nyuma y'igihe kitari gito, ndakeka hashize ntabwo amezi menshi ashize, kuko Token yasohotse mu mwaka 2020 hagati mu mwaka, ndakeka noneho muri uku kwezi kwa kabiri tariki kwa gatanu, hari kwa gatanu tariki 19 z'ukwa kabiri 2021, nibwo umuhanzikazi Young Grace yasangije ifoto igaragaza indirimbo agiye gusohora ku bakunzi be, cyangwa se inshuti, umuryango, abavandimwe baganira kuri WhatsApp, nyine baba bafite nimero ze, yabohereje cover cyangwa se integuza y'indirimbo agiye gusohora yitwa Umukire, kandi si abakoresha WhatsApp gusa yohereje ako gashusho, ndetse no kuri Instagram we yayipostinze ateguza abantu ko agiye gusohora indirimbo bita Umukire. Akaba ari indirimbo yahise yitegwa n'abantu benshi kuva akipostinga, kuko Young Grace ni umuhanzikazi wo muri legend uba utegerejwe, ari muri babahanzikazi cyangwa se babahanzi navuze barenze urwego rwo kuvuga ngo bafite abafana, ahubwo bafite abakunzi. Ni ukuvuga igihe Young Grace cyose asohoreye indirimbo iraza igatwika, nta bintu byo gukina biba bihari. Nimba mubizi neza, murebe indirimbo bita Token yasohoye, murebe aho igeze, abantu bose bayirebye, kandi mu by'ukuri ntabwo ari umuhanzi ukomeza kubakubita ibiganiro byinshi by'umurundo byinshi cyane, dore ko ari n'umukobwa, navuga umukobwa w'umuhasura, ni umukobwa ukora cyane, dore ko muri iyi minsi afite ikiganiro gica kuri YouTube channel ye, ikiganiro gica kuri YouTube channel ye bita SMV, ndakeka Single Mothers Vibes, ikiganiro nyine agenda aganiriza abakobwa babyariye iwabo, bakagira icyo inspiringa ku rubyiruko, ndetse bagakomeza n'abandi bafite icyo kibazo, kugira ngo bumve ko ari ibintu bisanzwe, hatazagira uwiheba ngo yaba yarabyariye nyine iwabo kandi akiri mutoya. Young Grace kandi ibintu yagiye avugwaho byinshi muri showbiz, hari abagiye bamuvuga nabi, abagiye bamuvuga neza, ndetse abamuvuze neza cyane nuko abenshi bavuga ko ari umugore muri iyi minsi wiyubashye, umugore uhagaze neza ku mufuka, umugore ufite ifungo, nk'uko nawe yagendaga biririmbira avuga ko ari boss, nyine nawe yarabyiririmbiye kenshi cyane, dore ko muri iyi minsi ari mu bahanzikazi nyine bivuga ko bafite inote, bivuga ko bafite inote. Sinzi nimba ariho inspiration yavuye akaba yakora indirimbo y'Umukire avuga ko ari umukire, simbizi, ariko ibyo ari byo byose abahanzi bafite ukuntu bita izina indirimbo, ariko afite message agiye kugukubita, kandi message ikomeye cyane. Young Grace kuri Saint Valentin rero ejo bundi yagize atya abapostinze akavidewo kagaragaza ko ashobora kuba afite umukunzi mushyashya. Ni akavidewo kerekanaga amagift yahawe, harimo udukeke dutoya, ndakeka
nibyo ndi kwibuka mu byo nabashije kubona. Young Grace yaje gutangaza ko afite undi mukunzi mushyashya wasimbuye Pique babyaranye, ariko we yirinze kumutangaza, yirinze kwerekana isura ye kandi azamugaragaza nibiba ngombwa, kuko yavuze ko atazongera kuba yagaragaza umukunzi we muri media. Okay guys, icyo nababwira muri aka kanya, reka twe kujya muri byinshi, reka duhinira aha. Icyo narinje kubamenyesha niyo ndirimbo ya Young Grace bita Umukire, ngira ngo iyo ndirimbo ntizabacika, namwe nyine mukanda kazogera kuri kwa Young Grace, kuko iyi ndirimbo izaba ari uburyohe, kandi icyo mbifurije ni ukuryoherwa, izanyura amatwi yanyu. Iyi ni Slim Jesus Entertainment, kora subscribe, ubwire n'inshuti zawe ko hano ariho hari amakuru meza tugomba kubagezaho kandi yizewe. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.